Tubahaye ikaze nanone kuri channel yacu Miss Theoni. Uwiteka akomeze abongere kurama, Uwiteka akomeze abarinde indwara, mugume mutekanye muri amahoro. Abagore benshi bagira ibibazo byo kubura imihango igihe baboneza urubyaro. Hari abirenza ukwezi, hari abirenza amezi abiri, hari n'abo biba igihe kirekire cyane bakamara amezi menshi batabona imihango igihe baboneza urubyaro. Ushobora kuba wibaza ese kuba umuntu yabura imihango ni ibintu bisanzwe cyangwa ni ikibazo gikomeye. Uyu munsi rero tugiye kubabwira impamvu umugore ashobora kubura imihango igihe aboneza urubyaro, hanyuma ibibazo byose wibazaga by'amatsiko utubaze turagusobanurira kugira ngo urusheho kumenya byinshi kuri iki kibazo. Imiti iboneza urubyaro igira uruhare mu guhagarika imihango. Akaba ari byo tugiye kurebaho uyu munsi. Uri kumwe na muganga Theophila. Ikaze rero wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Nyamuneka ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bivuga ku buzima. Iyi miti rero yo kuboneza urubyaro, impamvu ihagarika imihango nuko akenshi igira igikorwa cyo guhagarika kuremwa k'umwana cyangwa se guhagarika isamwa. Ikindi iyi miti haba harimo hormone cyangwa se imisemburo y'inyongera bongeyemo igabanya gusama cyangwa se igabanya kuba habaho ovulation, intanga ikaba yahura, intangangabo ikaba yahura n'intangangore. Mu busanzwe umubiri w'umugore buri kwezi umugore ajya mu mihango. Akenshi biba byatewe n'umusemburo wa estrogene n'uwa progesterone zigira uruhare mu gutuma igice cy'imbere muri nyababyeyi cyangwa se muri endometrium cyiyongera kikuzuramo amaraso n'utundi turemangingo bitegura kwakira umwana. Iyo hatabayeho rero gusama, habaho gusenyuka, cya gice cy'imbere kikangirika, hanyuma bakavuga ko umuntu yagiye mu mihango. Kuvuga ngo ya maraso asohoka nicyo kiba cyabiteye, cya gice kiba cyasenyutse, umuntu akajya mu mihango. Ibi rero aho bihurira n'imiti yo kuboneza urubyaro, ni ukuvuga ngo muri ya miti yo kuboneza urubyaro habamo naho imisemburo y'inyongera. Iyo misemburo rero y'inyongera iyo twita estrogene na progestine, iyi misemburo nayo igira uruhare mu guhagarika kuba umuntu yajya mu mihango. Bitewe n'uko ari imisemburo y'inyongera, zino estrogene bazongeramo kugira ngo zigabanye gukorwa kw'igi cyangwa se gukorwa kw'imisemburo utuma umuntu asama. Izi progestine nazo zifasha kurinda cyangwa zifasha mu kurinda ko igi rirekurwa. Ngo zifasha muri cya gihe cya ovulation kuba umuntu atasama. Ikindi ino progestine igabanya gukura kwa endometrium. Ngo nimba muri nyababyeyi igihe cyo kujya igihe utegereje isama hagira gukura. Iyi rero y'inyongera ino progestine y'inyongera yo iragenda igafasha ko nyababyeyi itiyongera, hanyuma kwa kutiyongera kwayo niho abantu benshi bagirira ikibazo cyo kubura imihango. Ikindi iyi progestine ituma intangangabo zidashobora kugera aho zihurira n'igi. Ngo ni imisemburo y'inyongera bashyizemo ituma intangangabo zitabasha guhura n'intangangore ngo bireme igi. Icya gatatu, ubusanzwe ubwoko bw'uburyo ukoresha bitewe n'umuntu, bitewe n'imisemburo y'umuntu, bushobora kugira uruhare mu guhagarika kubona imihango. Urugero nk'abantu bakoresha ibyo twita za Depo-Provera twa dushinge, ngo zikunze kugira iyo efe yo kuba umuntu yabura imihango. Abashakashatsi bavuga ko 40 kugera kuri 60% by'aboneza urubyaro babura imihango mu mwaka wa mbere. Ngo wa mwaka wa mbere utangiye kuboneza urubyaro baba bashobora kugiramo ingorane zo kubura imihango. Abantu bakoresha udupira rero bo bagira ibibazo mu mihindagurikire ya hormone.
kuko ngo nimba hormone cyangwa se imisemburo yawe yahindaguritse niho hazava cya kibazo cyo kutajya mu mihango. Hari abandi bafite ikibazo bibatese kubura imihango ni ikibazo gikomeye cyangwa ni ibintu bisanzwe abantu tubimenyere twumve ko ari ibisanzwe nta ngorane igihe bibaye turi kuboneza urubyaro. Nabwiye ko nabyo ndi bubafashe kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'uburyo wakwitwara igihe byagenze gutyo. Kubura imihango rero ntago ari ikibazo. Igihe cyose byabayeho bitewe no kuboneza urubyaro kandi kwa kubura imihango bikaba nta bundi burwayi nta bundi bubabare ufite. Niba imihango warayibuze ukaba utababara menya ngo ntago ari ikibazo, tuza utekane, igihe runaka n'ubundi bizongera bijye ku murongo neza wongere ubone imihango. Kubura imihango biba ikibazo iyo biherekejwe cyangwa se iyo bifatanyije n'uburibwe bukabije cyangwa se amaraso menshi igihe ubonye imihango. Vuga ngo hari umuntu ubura imihango bikarangira nta kibazo. Hari n'undi noneho we ushobora no kuyibona ikaza bikabije ari myinshi cyane kandi afite n'uburibwe bwinshi cyane. Abenshi ugasanga barababara umugongo, barababara mu nda. Icyo gihe rero nimba harimo ibyo bibazo, icyo ni ikibazo gikomeye kibiba bigusaba ko uza kwa muganga ugafashwa ugasuzumwa n'abaginekologe bakamenya ese ni ikihe kibazo cyabayeho mu gice cya nyababyeyi cyangwa se ku gice cy'utwudusabo turiya twa ovire z'abadamu. Nukuvuga ngo niba wabyibazaga rero ndakeka igisubizo urakibonye kandi cyiza kikunyuze. Niba wowe bikubaho ukabura imihango ariko ukumva nta buribwe ufite, iturize utekane nta ngorane ufite. Ariko wowe bibaho ukumva umugongo urakurya ukababara mu nda, gana muganga aragufasha gusobanukirwa, aragufasha kumenyere izindi ngorane ziri mu mubiri. Nubwo imiti yo kuboneza urubyaro rero igabanya ibyago byo gusama, ndagira mbabwire ko ntago biba ari 100%, na cyane ko imibiri yacu twese ntago yakira ibintu kimwe. Hari umuntu umubiri we uhura n'ikintu ugahita ucyakira mu buryo bworoshye nta zindi ngorane zibayeho. Hari n'undi muntu umubiri we uhura n'ikintu runaka bikagorana kugira ngo umubiri ubyakire. Ari uzasanga nyine bamwe bajya mu mihango neza ku buryo busanzwe buri regriye, abandi ugasanga byanze bari kwirenza amezi 2-3 cyangwa se anarenga ntayo babona. Rimwe na rimwe ugasanga abandi bo noneho bari kujya mu mihango ihoraho. Ibyo byose biterwa bwite n'imisemburo yacu dusanganywe yahuye ne ya misemburo yindi y'inyongera iri mu buryo bwo kuboneza urubyaro. Ni byiza rero gufata imiti neza udasiba. Igihe ukoresha imiti yo kuboneza urubyaro ni byiza kuyifata udasiba. Hari abantu bakoresha utunini noneho kuko azi ko umugabo atari mu rugo akatwihorera. Wa munsi atekereza ko umugabo azaza akaba aribwo atangira kongera agafata twa tunini. Ibyo bintu ntago ari byo, ubishobora guhura n'ingorane zo gusama. N'uwazagira igihe utari kujya mu mihango ugatangira kumva ko wenda se wayibuze ni ibisanzwe ntumve ko hari ikibazo. Nimba ufata imiti nabi ukaba wahuye n'icyo kibazo, jya kwa muganga wisuzumishe umenye niba utarasamye. Ikindi nakubwira bure igice cy'ubwonko cyitwa hypothalamus kigira uruhare mu gutuma hormone zikorwa. Iki gice rero gituma hormone zikorwa gishobora gutuma nabwo ubwacyo hormone zigira ibibazo igihe wowe ubwonko bwawe budatuje, igihe wowe ufite stress, igihe ufite ibindi bintu bituma ubwonko bwawe butari hamwe. Ibyo rero nabyo wakaba byirinda kumenya ko hari impamvu nyinshi zibitera. Ikindi nakubwira abahanga cyangwa se abaganga n'abashakashatsi benshi bavuga ko kubura imihango bitewe no kuboneza urubyaro nta kibazo gihari, nta ngorane zihari, nta bibazo biba biri mu mubiri. Biba ingorane igihe biherekejwe n'ibindi bimenyetso, igihe biherekejwe n'ububabare, igihe biherekejwe n'izindi ngorane nyinshi uri kubona ku buzima bwawe.
kubona habayeho ingorane ku buzima, niba uri kumva ufite ububabare, niba uri kumva umugongo kurya, menya ngo ni ikibazo gikomeye, ugende ujye kwisuzumisha barebe impamvu byagenze gutya. Nimba rero wajyaga ubura imihango mu gihe cyawe cyo kuboneza urubyaro, niba wajyaga ubura imihango, menya ngo ni ibintu bisanzwe igihe nta zindi ngorane zihari. Ikindi twagusaba, twandikire muri komenti utubwire uko wajyaga ubyiyumvisha, kuko benshi babyumva kwinshi. Hari uyibura akagira ngo yasamye, hari uyibura akagira ngo akavuga ngo umunsi noneho byaje bizanyica, ariko ntabwo bizakwica. C'est normal, ni ibintu bisanzwe kuba imisemburo yawe yahindutse, kuba hari indi misemburo iri kujya mu mubiri ishobora gutuma ibintu bitagenda neza, ishobora gutuma ibintu bimwe bihindagurika. Izo nta ngorane ziba zihari. Ntugire impungenge rero, ahubwo icyo twagusaba, udusigire igitekerezo cyawe uko wabyibazaga, uha ikiganiro inshuti zawe, cyane cyane abana b'abakobwa bakunze guhura n'ibi bibazo. Uha ikiganiro abamama ndabizi iki kibazo kirababangamira. Bamama mwumve ikiganiro cyiza kiri ahangaha kiri bufashe ubuzima bwanyu. Dukomeze dufatanye rero twubaka ubuzima, dukomeze dufatanye dufashe ubuzima, na cyane ko ubuzima ari cyo kintu dufite cy'ingirakamaro mu bintu byose dutunze. Wibuke gukora subscribe, ukore share ku nshuti zawe, ukore na like niba wakunze ikiganiro. Natwe turabakunda, muri abantu b'agaciro kuri twebwe, tujye tubana buri munsi mu biganiro byacu. Uwiteka akomeza abarinde indwara, akomeza abarengere, abahe amagara mazima azira indwara.